akubwiye nyamara uramuze kuvuga ngo mvira mu buzima wabuvamo urambwiye ngo ntunshaka get out of my life none se nuze cyiza waba uguma aho hantu ukora iki nyine there is a way buriya hari mvira mu buzima hari no kuba muri gushwana mutameranye neza ibyo ni ibintu bitandukanye ariko niba umuntu ari kukubwira ati mvira mu buzima man none se waguma mushaka iki icyo gihe uragenda kuko ushobora no kwanga kuva mu buzima bwe urumva akanakumena n'umutwe akakubita n'iryo cupa uri kumwizirikaho ni nkuko nanjye ambwiye ati man ntabwo ngiye nyishaka kuba nciringa nawe none se cyiza hari ibintu birenze ibyo none se umuntu tuvuge n'urugero umuntu muri gukorana ari muri kano kanya aravuga ati nge ntabwo nshaka ko tuyikomeza gukorana none se muraguma mukorane ariko mu gihe umuntu we yifashe akakubwira ati man I don't need you in my life get out ubwo nyine icyo gihe ntabwo aba agishaka ko stress ubuzima bwe cyane cyane kajya kukubwira ayo magambo nkeka ko mwaraganire n'ubundi before ntabwo umuntu ajya kwitura ngo ahita kwitura ngo ntabwo ngushaka ibyo ntabwo bibaho muri make yavuze ati mvira mu buzima of course none se waba uguma mu gukora miki of course uriruka you run away you run. Alright, mbanje kubashimira rero buri muntu wese akoze subscribe kuri iyi channel. Nawe wese ufunguye kuri iyi nkuru rero. Inkuru nkuzaniye ni ya Titi na Jessica Nyambo nkuko bamaze gutandukana ariko hari amakuru menshi amaze iminsi acicikana. Amakuru acicikana rero ni iyi video iri ku ruhande bakomeje kuvuga yuko ari ya Jessica Nyambo. Ariko mu by'ukuri Nyambo akaba yari bihakanye abyivuye inyuma. Iyi video rero ikaba iri ku mbuga ahantu hose kuri za Twitter ndetse no ku magroupe ya WhatsApp menshi cyane. Rero nawe niba yakugezeho ndagira nkubwire yuko iyi video ntabwo ari ya Nyambo. Alright, buri muntu wese rero yani followinze undi ku mbuga nkoranyambaga. Noneho ubu ngubu Titi we noneho yasibye amafoto yose afitanye na Jessica na Nyambo. Nyuma rero kuri story ye ahita ashyira ati enough is enough, ibi ngibi birahagije. Nyuma rero ahita ajya no muri interview abwira abantu yuko ati Titi na Nyambo aramutse ambwiye ngo muvire mu buzima nabuvamo nakabuza. Abantu rero bibatera urujijo. Nyuma rero byaje kumenyekana yuko batabanye neza aho byabaviremo no gutandukana. Rero aya niyo makuru ari ku imihanda. Abantu benshi bakundaga ikapo byababaje cyane, ahantu hose babaga bari kumwe bakajya gufasha bari kumwe. Muri make ibi bintu byatubabaje cyane. Abantu benshi rero bakomeje kubipostinga, ba Dumba, ba Dekati, ba Godfather. Aba bantu rero bose babipostinze. Ngaho rero komeza kandi subscribe dukomeze kubana mu zindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye cyane kuri iyi channel. Yes, ngaho nguko rero aya ni amakuru mba navanye imihanda nkaza nkayaguhereza live aka kanya agishyushye. Rero kora subscribe dukomeze kubana cyane. Ni mu gihe yuko rero Nyambo akomeje guha umwanya guhugira cyane muri filime ziwe akaburira umwanya Titi Brown. Ibi bintu rero bikaba byaragaragaye yuko byabangamiraga Titi rero nk'umuntu ukeneye attention cyane byatangiye kugenda bimubangamira birongera biramubangamira. Agerageza kubwira Nyambo ati wabigabanya, ariko nk'uko tubizi twese kuri channel ya Nyambo ya uploadinga 2 ku munsi, bivuze ngo n'umwanya wo gukina aba ari munini cyane, bivuze ko nta mwanya wo gupfa ubusa bafite. Bivuze ngo rero iki kintu Titi kikaba cyaramubangamiye cyane, ariho byaje rero kubyara amakimbirane hagati y'aba bombi. Aho batangiye kugenda bagaragara bari kumwe inshuro nkeya kuruta na mbere. Bivuze ngo rero nyiribayazana byaba ari Nyambo. Gusa aba bombi birinze kugira ikintu babitangazaho mu gutandukana kwabo, ariko turakomeza dukora ubucukumbuzi dushaka andi makuru. Gusa aba bose birinze kugira ikintu babivugaho
bishobora kuba ari pranka ariko bari seriye. Iyi ntabwo ari pranka nk'uko abantu bari kubivuga, aka ntabwo ari agatwiko gasanzwe, aba bantu babiri batandukanye. Alright guys, rero nkomeje kubashimira cyane, kora subscribe tubane mu zindi nkuru. Ciao. akubwiye myamara bavuze ngo mvira mu buzima wabuvamo urambwiye ngo ntunshaka get out of my life. None se nuze cyiza waba uguma aho hantu ukora iki? Nyine there is a way, buriya hari mvira mu buzima, hari no kuba muri gushwana mutameranye neza. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko niba umuntu ari kukubwira ati mvira mu buzima man, none se waguma mushaka iki? Icyo gihe uragenda kuko ushobora no kwanga kuva mu buzima bwe, urumva akanakumena n'umutwe, akakubita n'iryo cupa uri kumwizirikaho. Ni nkuko nanjye ambwiye ati man ntabwo ngiye nyishaka kuba nciringa nawe. None se cyiza hari ibintu birenze ibyo. None se umuntu tuvuge n'urugero, umuntu muri gukorana ari muri kano kanya aravuga ati nge ntabwo nshaka ko tuyikomeza gukorana. None se muraguma mukorane? Ariko mu gihe umuntu we yifashe akakubwira ati man I don't need you in my life, get out, ubwo nyine icyo gihe ntabwo aba agishaka kustress ubuzima bwe. Cyane cyane ikajya kukubwira ayo magambo, nkeka ko mwaraganire n'ubundi before. Ntabwo umuntu ajya kwitura ngo ahita kwitura ngo ntabwo ngushaka. Ibyo ntabwo bibaho. muri make yavuze ati mvira mu buzima. Of course, none se wabuguma mu gukora miki? Of course uriruka, you run away. You run.